waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 078336 Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Nshaka ko tuganira gatoya kuko ntabwo twakomeza gukora cyangwa se gukorana hagati yacu dufite hari akantu k'umwuka mubi. Ibintu bimaze iminsi bibera muri iyi ofisi bimaze kundenga ndetse cyane. Linda, nk'uko nakubajije ubushize, wenda mu rugo iwanjye ho nta kamera ihaba, ntayo, sinamenye ibyo wagiye ukavugana n'uriya mukobwa, ariko hano muri ofisi ujye wibuka ko habamo kamera. Akenshi amagambo ukoresha ubwira Bruno cyangwa ibyo ukora nyine iyo ntahari, ibyinshi ndabibona ariko nkumva ntibimfasheho, sinabihaye n'agaciro. None usigaye ufite ingeso, usigaye winjira muri ofisi, ukimara kwinjiramo nyuma yo konje muri office nta yandi mashusho yongera kugaragara kuri kamera, bivuga ko iyo winjiye tuyizima. Kandi murabizi ko ahangaha ntago mwemerewe gukuraho kamera, nose twarazishyiriye hiki. Nose undi wazikuriye hiki. Wowe na Bruno murateretana wenda ku buryo mukora ibintu by'urukozasoni muba mudashaka ko bijya kuri kamera. So wanavuga ko ngeretana n'uyu mukobwa. Ibyo tubyibore. Kuko muri kurebana rero nibyo bitumye ntegura iyi nama. Twakabaye dufite ibindi turi gukora kandi byinjiza, ariko tugiye guta umwanya tuvuga ku bintu by'amagambo. Ku bantu bakuru ntabwo ibyo byagakwiye. Icyambere Linda, ndakuruta, bivuga ko usabwa kunyubaha, byaba byiza byaba bibi usabwa kunyubaha. Icya kabiri cyatuma Linda, uko ndi bugusohore nawe ari kundeba nabi, nyose wowe ubwo umurebye neza. Ese ubundi ni paka akurebe neza, murateretana ariko umundi hagati yanyu hari imiki. Mumbwira hagati yanyu mwembi Bruno, hagati yawe na Linda niki kijya mbere? Harimo ubugoryi afite ubwe, ubucucu nyine n'uburyarya. Uzitwaye gutya kuko ari umwana mwiza. None se mbe mbahaye basikonje mubanze mugende mwitekerezeho. Aya mabuja reka twisubiremo. Najya kwisubiraho wowe ufite. Mureke guterana amagambo kuko ngiye sicyo nabahamagariye, ahubwo ndi kugira ngo mbabwire wowe Linda, kuba wakifata ukajya kuganira n'umukozi wo mu rugo mukanaganira n'ibintu bitari mu kigero kimwe, kuko ntago ari amagambo wabashije Tantine, we wakabaye yamubaza. Wenda we byo kuryamana urabizi kuko uri mukuru,
no kuba wabikora cyangwa wakenera kumenya ko umuntu abikora si ikosa ariko si uriya mwana wabibajije aho nta makosa nta nubwo ngenda umuntu akagombye kujya kuganira n'umukozi wo mu rugo cyane wenda ashobore kuba wenda yaranyongereye hari ibyo yavuze wenda navuze ariko kuba narakoze ikosa ryo kuganira nawe byonyine bisaba imbabazi mumbabarire ntabwo byo niyo yakongerera ntabwo navuga ko ari we munyamakosa kuko byonyine kuba uba watinyutse kumuha umwanya umuntu mutari mu cyiciro kimwe umuntu mudakora akazi kamwe umuntu mutabana umuhereza umwanya kugira muganire mugere aho mushaka kumenya n'ibyabera mu cyumba. Ese byibuza muri ibyo bintu byose kwavuga ko njye nawe twaganiriye ko njye nawe twaryamanye ibyo bintu nawe narabikubwiye ibyo byo ni amategeko oya bivuge birangire none se njye narabikubwiye wowe ariko warabivuze niyo mpamvu nari nsabye imbabazi kuko uriya mukozi wanyu ashobora kuba wenda yaranyongereye ibyo navuze kuko mu byo mva navuze ibyo bintu ntabwo nabivuze none se mwaryamanye narabarebagaho muraramba sinjye ko nkuzi ko atari ko bimeze ahubwo ko atigeze akongera ahubwo nyine ko byavuze wari uhari se sinarimo ariko ko nkuzi niko bimeze wowe jya uvuga ibyo twavuganye turi kumwe ntukajye kuvuga ibyo navuganye n'abantu uvuga yuko niyo ntahari mwicara mukaganira oya njye nawe tujya tuganira kuri ari ibyo cyangwa ahubwo nawe uzi ubimbwira ibiri ngombwa nta kintu na kimwe mbwira ngo kiri ngombwa ahubwo nshobora kuba nkubwira ntubashe kubyumva nyine wenda ukabifata ukundi atari uburyo nabikubwiye byose reka mbabazi hagati yanyu umukuru n'indi umutoya n'indi ubu abantu bakuru kumvikana byabananiye akuriye ubusa bimwe afite idegede ahubwo umutwe ntacyo afite satekereza ikinyabupfura ariko muza n'ikinyabupfura imbere yanjye ubuse we yagaragaje ikinyabupfura Linda nizere ko ibi bintu biri kuba bitazongera kuba mabuja ni ukuri ngiye gusaba imbabazi urabizi ko ndi umukozi mwiza nitwaraga neza ataraza umbabarire njye ntabwo bizongera ubu ngubu hageze nk'umukiriya uza hagukubitse urutwe banza ubinsobanurire neza ariko ubundi kumva mbona ushaka kungenza n'ukubera ntabwo ugenza sinkuruta ndakuruta ugomba kunyumvira ubu urabona agenda umwana w'imyaka 18 uhitiramo ibyo agomba gukora izina ry'Imana ntugomba kumurongora kumwambika impeta ni kimwe nabyo wambwiye ubundi amahitamo wayigize uti utambaje kungisha inama cyakoze ufite ikibazo gikomeye pe kazi impeta we iyanjye nayikuyemo kugira ngo nanjye umva rero nkubwire Betty ubwiza ukuri kw'Imana sibyo ntazongera kumva utukura mwana w'umukobwa umwana ufite urutwaro ungana kuriya umwana kuri ureba kuriya nk'ikihebe amutinde umwana kurari ncakora incabiranya ndakubwiye ngo aho kugira ngo ukore amahano urongora uriya mutindi ubwo nanjye urandongora nyambika impeta nanjye hako ubundi ugira ubwenge ni wowe watumye buyaga nyambika impeta nanjye yishyiremo Jeff yishyiremo cyakoze reka nkubwiza ukuri kw'Imana ntanakubeshye pe umwana waza mu rugo rwawe ukamubera mukasi yaba ari umunyabibazo bikomeye cyane uko waba uri umugore mubi cyane ishitani mbi yiruta umugore waza muri uru rugo ntamushaka nkamubera muri amukazi we nzamuhagama no kunshingamo kwidonga nyikuremo bizamutera icyaka nzamuhagama akose reka mbaze ikintu kimwe kubizi kuri mushiki wanjye nkuba mukunda koko uragira ngo nzakuzamureho ijwi ubizi ko unduta kandi nkubaho basi nkubita bigira inzira amenye ko wansuzuguye wanesheje agaciro kuko n'undi wakanesheje ubona nafite uburenganzira bwo gushaka umukobwa nshaka ntabwo ufite bwo gushaka umukobwa mu bakene w'umutindi ese byibura ujya wibuka ubuzima twakuriyemo ese byibura ujya uzirikana ko iwacu bari abakene bo hasi ndetse munsi y'uko n'uriya mwana w'umukobwa ameze batanze imbaraga zingana iki kugira ngo ugere ku bushobozi njyewe nagutanzeho bingana iki kugira ngo ubashe kwiga we none urize ubonye akazi unyituye kuzana iyarara puberi mu nzu zigiye kumuza guhumeka ariko njyewe shamana yanjye ubu ndatekereza nkibuka neza amagambo yose wambwiraga umbwira ngo ninshake
nakubwiraga gushaka umugore nakubwiraga kujya guhurumba uzana imyanda yose basi nkora iki kugira ngo ubashe kunyumva uyu mukobwa tumuhereza icyo asohoka ahangaha ibaze umuteye inda buriya mwabyara akana gasa gati umuteye inda aka kana kazana uruntu rukeneye muri iyi nzu ntabwo Betica ibyo bintu uri kuvuga ni ukuri kw'Imana n'Imana ibyumvisha yaguhana pe uri kurengera kabisa iri kubyumva kuko ntiyapfutse amatwi ahubwo ni ntabari kuri gutura yawe nawe ubashe kunyumva basi reka ngusabe wambabariye uriya mukobwa ukamwibagirwa ukamera nk'umuntu waje agatembera mu nzozi zawe ukaba ukangutse ugahumura amaso ugasanga wibeshyaga akadusanga muri aya mateka yaba akigarutse ngo tumuhe serivisi ndetse murumva mudafite gahunda yo kugira mu mpombyi ntabwo ushaka gusohombya natwe ntitwaba duhombye rero iki ngiki nk'uko ejo bundi nakubwiye ngo nibwo bwa nyuma iki cyo nyikubwire kandi nyikwerurire ntabwo nshaka kuzongera kubicaza nsubira mu mateka yanyu dufite byinshi byo gukora dufite imishinga myinshi yo kwigaho dufite abakiriya benshi bo kwitaho dufite poroje abandi tutarasoza nibyongera aho kugira ngo nterane namwe amagambo buri wese nzamuhereza ibaruwa imusezerera sibyo byiza buri wese atahe ajye kwitekerezaho cyangwa ajye gushaka akazi ahandi kuko hano iwanjye ntabwo nashinze bizinesi yo kugira ngo ukiniremo no nawe ujangiyeho ndikwiye ntabwo rwose ntabwo bizongera nta kintu uzongera gukora cyamburanya nawe ngiye kujya kuri tere sigara utegura ibintu byose biri bugeye imodoka nigera ahangaha umekinga ashobora ko nta kintu na kimwe musize kuri turabikora neza kandi nizere ko ibi biganiro tugiranye ntazongera kubyumva hanze kuko ubundi sinibaza ukuntu abantu mukorana muri babiri bibananira kubikirana amabanga y'ibyo muba mwaganiriye ese koko ko wagiye kubibaza uriya tantine iyo usanga ari byo ubwo wari kwicara mugaterana amagambo mukanyota umukozi wo mu rugo no muri ofisi bakota nyirabuja ubahemba ahubwo n'isi yose kubimenya amabuja ari konsesereza rega nawe ntabwo baba bamworoheye kuko kumureba umusore umwana gutyo ukamureba ukahita uvuga ngo aryamana na nyirabuja urumva uba ukoze ibintu biri siriyasi wagize amahirwe se buriya ni ibyo ngibyo bye utagira ngo sirinda ukuriye iki mabuja ni wowe nshotora ariko ni wowe nshotora niba waramukunze niba yaragukunze yabikubwira akunda nde girevu imodoka igera ahangaha upakire buri kimwe mabuja urakoze ngende neza bakurye ubundi se yewe niko nangaga kubivuga kubera mabuja arahari ibyo muba mukora se cyangwa kugira ngo simba mbibone nari mbizi ko nta segonda ari bushire cyane nusi nyine ko bizi ubwo rero babonye nakubashye nkaceceka kuko mabuja arahari ubundi ibyo mukora byose abantu bose baba bareba ariko nkumvuze kurinda nzongera kumva ubugambo uvuga kuri njye uzamura iki nibwo uzambona rero sasa nawe nyine jya ukora ibikwiriye urebe nanjye ko nzakuvuga ugakorwa mu nda ubundi wowe urambaza iki kandi nzagukubita nzagukubita yewe yawe yanabonye n'uwo akunda ubusa umuhungu utukana ibyo bitutsi ubundi tu nakundi nyine tubyihurire imana si byarigeze urajya mu mabuja agaruka asanga tukiyongera gushwana we sondiri ndakumva ndamutse nkunze mabuja ubundi bigutwaye iki urabona byabura bintu warigize rero noneho reka ngukuriragaho ukuntu umwerurire noneho nkunda mabuja byanyabyo kandi urukundo uriya mukecuru hasi ubundi ijya wireba imyaka ufite ureba uko ungana uko uhagaze urabona uberanye n'uriya mukecuru ungana kuri narebere ko ukiza ahangaha ubu njye ntabwo ubona ko ari njye turi bundane nawe wakobanye kabana ko bageze ku uriya mukecuru wazanye imitsi mu maso imitsi se ufite uriya mukecuru hasi ubundi nta n'isoni ugira ngo ukamubaza ugira ngo uriya mukecuru nubwo ashaje n'ukuntu asa po afite ntacyo po afite urundi isa nk'iyawe ibaze nyine ose urumva byose ibaze ko usaziye ubusa saba nyine utazira ubusa ubabajwe nawe n'ukuntu wakubanye asigaye basi mbere bareka
dutuze basi tuganire sibyo hasi wenda warumbajije uramutse ubaye ukunda mabuja igihombo mbifitemo n'ikintu kureka nkubwize ukuri igihombo kirahari ngiye nagukunze kuva cyagiye ukinjira mo hano buriya ntubarebe ibigambo byose njya nkubwira ni kubera ko nagukunze rero naswasi ko wakunze umuntu udashobotse njye nawe ntabwo byakunda kubera ko njye nsigaye nkunda mabuja gusa koko no ni kwenda sinzi ikintu nakubwira Linda listen to me nabona itape yawe itape uriya mucacu nta kibazo yakomereza bazicuza ugakanguka ugasanga zari inzozi uriya mukobwa ntiwigeze umenyana nawe wari warota ubona amafaranga menshi wagira gutyo waba uri gupanga wakanguka ukayabura nawe mera nkaho ariko bimeze uyu mwanda uvane hano muri iyi nzu Betty uri kumva ntari kuvuga neza ese nigeze ngutoteza amasirika manurijwe gake uri kumva ntaciye bugufi nanjye reka nkagucire ariko nyumve hari ihangana wumva mfite se iri hagati yanjye nawe ariko duhanganye nagusharatura ndetse n'iriya ndankayisharatura ugiye kumbwira ko biciyemo uramuretse nakubwiye ko nzagutoranyiriza umukobwa mwiza kandi nari mbirimo TikTok ubu ntabwo nyisiba urabona amaso yanjye atatukuye nigeze ndyama ngushakira umukobwa mukwiranye sibyo uremeye cyakoze reka mugira inama tangira usenge cyane kuko ufite umutima umeze nka mukushi ntabwo nibaza uburyo umuntu w'umugore nkaho ufite ubwenge utekereza wabangamira umuntu mu rukundo rwe kandi afite uburenganzira bw'ibyo agomba gukora washatse umugabo nta na rimwe nigeze nkubangamira ngo nkubwire ngo uriya mugabo ushatse ni bwoko ki umaze imyaka ingahe utabana n'umugabo yaragiye aragutaye kuna ntabwo wabigizemo uruhare si ukukwitaho nkamwima umwanya none nicyo nyituye ako n'ubu muri buri kurizwa sinanze kujyana nawe kugira ngo ntagusiga none uranyituye okay aya nambarira y'ingona shareka kuntera ubwoba n'ubugome ufite uratinyuka ukiriza urabwira musaza ngo nashaka umugore yanazana umugore ngo umugore simushaka ngo reka ngo uhitiremo ntabwo ari uriya nakubwiraga ukajya kumpitiramo ibihumura byo kuri TikTok ntabwo ari uriya nakubwiraga ntabwo ari uriya nashakaga ninde ugiye gushaka ni wowe cyangwa ni jyewe ariko tubana muri iyi nzu wazagiye ukagenda naho bigeze reka no mubwire ikintu kimwe niba utihanganiye kuma amahoro ngo uburenganzira bwanjye uriya mukobwa ndamukunda kandi ngomba gukomeza nkamurongora n'isi yose ikabiboneka ahantu hose umwaka umwe imyaka ibiri tukabyara tukubaka tukororoka ukamurongora ugomba kuba umugore ubabona aratangiye no kumurongora ugeze nawe umbwira ngo nsohoke kubera uriya mukobwa ndavuze ngo ntugomba kumurongora ntabwo agomba kuba muri iyi nzu n'iriya mpeta wamwamitse ayikuremo ubwo burenganzira ntabwo ufite ntabwo uhendahenze cyane ubwo burenganzira ntabwo ufite bwo kurongora uriya mukobwa ko ndambiwe kujya mpora nsubiramo ikintu kimwe
ubutumye ntaha amasaha atageze hejuru y'ubugoryi bwawe n'ubucucu bwawe. Mbese ngemba nibaza ubundi uzi icyakuzanye, waje mu butembere, ushinzwe ubukerarugendo, uri mu ntoki. Ese nakoze iki kandi? Wakoze iki? Uzi ko nicaye namara gukora ibyo nari ndi gukora nkibuka yuko nabyutse nkasanga uracyaryamye nkagenda ntagusiga amafaranga yo guhaha. Ubu urashaka kongera kugaburira abantu saa 8 z'ijoro. Noneho aho ubereye igicucu ntushobora no kumenya ngo nta mafaranga mabuja yansigiye, reka munshyireho telefone byibura yoherezeho paka ugatuma ndeka ibyo ndimo kugira nze nyakuzanire. Ariko Bruno yayamaye. Wonde wa muhungu uba hano waje hano. Ubu sitinyuka gute gusaba Bruno amafaranga yo guhaha? Oya ntabwo nigeze nyamwaka, ahubwo namubwiye ngo aguhamagare ngiye kubona mbona arayazanye. Abundi bamuzima tante, uba muzima? Ntabwo nigeze nyamwaka, namubwiye ngo aguhamagara kumbwirire uyanyoherereze. Wowe unyihamagarira? Njye n'amayinite rero mfite. Ago tanti kumbona ugiye kunsaza. Nk'ubu watekereje gute kwaka Bruno amafaranga yo guhaha? Bruno yaje kuba muri urugo kugira ngo ajye abahahira. Ubu se kabiri kangahe hano haba umuntu ukamwaka amafaranga yo guhaha? Ntabwo nayamwaze, namubwiye ngo akumpamagarire ayakunyakire ayamenye guhaha ngiye kubona mbana nanjye arayanzaniye. Kagafoto mfasha ni keza pe. Gode. Watangiye kumenya gukanda touch. Uri no kuzuminga. Umutinda koroherwa. Ariko mko. Ubu buza handi hantu ujya kwiyahura. Nibura ngo ugende wiyahure, wifate wijugunye utaje kwijugunya hangaha. Kuko wambabariye utarahura n'imbwa yambaye ubusa. Ukavanga ukagenda. Ntarabirakariramo. Ukavana mu bwamvagara bwawe hangaha ukagenda. Ndebera nk'ukuntu busa. Akenda ko guhindura se. Iki? Bibi, kandagiraho nyine mbibone. Nimeolewa na kakako. Sijaolewa na wewe. Inamaanisha nimeolewa na mmoja, sijaolewa na 10. Uranutse? Tena urashinyika we. Uranutse? Mbona kutakalika humu ndani? We bibi, hivi unajikuta nani kwanza? Nje narongoye na musaza ntago narongoye nawe. Nawe ushaka kunyurira? Karongorwe n'ipyisi washano. Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Kumekucha. Uratinyuka kumbwirira ku rutugu wowe. Ndebere kunta ndeba we. Ese reka nkubaze. Umusaza wawe ararongora warangiza ugatera induru. Urashaka naye kurongora bakuzanira umugore? Nibyo ushaka? Cyangwe I know my charm but ntabwo ngiye nkundana n'abagore. Ushaka unkunda? No, ntabwo byashoboka. Ngo? Habari ndo hiyo bibi. Ubwo se yagoye angahe? 12. Akomenya gushyiramo n'ubusabane yose urayahishura yamara. Hasagutse 2. Wowe ubwo wayasaguye? Ndabona ibyo wahashye utetse iki se ubundi? Natetse inyama, naguze na umuceri urabizi ko wari uhari, natetse inyama ngura n'amakaroti tuza gukoresha nimugoroba. Nayiguze mbega ibintu byose biri bukenerwe nimugoroba. Ibya saa 6. Nuko rero banza umbwira impamvu wakuyeho telefone umunsi wose. Ntabwo nayikuyeho umunsi wose, ahubwo cayi yanjye yarapfuye. Shantu ujye ubura impamvu. Kandi nawe usigaye ngora cyane pe. Afazari tuzatandukana n'ubutangiye kuzajya umbwira gutya ibintu. Ugira ngo suri kubikinisha ukagira ngo ni imikino. Wowe nakukwirukana byansaba n'iminota 30. Nukuvuga ngo zingutwawe iryo jambo gusa. Nkarirangiza watuzinze. Nta soni. Niba warabonye handi akazi se wazagiye. Urumva twese twara abanyamakosa. Inde nande? Nge nawe. Nta soni. Ngenda umunyamakosa. Gicoco. Ubundi se nyokobusha gutanga kubyuka ari nge nawe nyokobusha ninde? Nasi uyu munsi ko wabyutse kare.
karyamire. Na utauchuma bibi umesema tembele. Nkuko bibona ameze neza ariko ntabwo nakundana nawe. Oh? Yes. Aka ni agacunjunguje imbere. Ako umuhungu wawe yakunze musaza wawe Imina. Ese ngubu uyu muhungu azi kuri shitani gutya. Shitani ari kuzimu. Twe turi abantu turi hano ku isi. Ushaka kumuzamura yanzamukamo ariko buriye kuko ni spirit. Uriya ni umwuka. Bishatse yanzamukamo muri aya masegonda. Ni wowe uri kumbwira ukaraga ijisho, ukaraga ijosi, ukaraga agafungo k'intoryi, ndetse ko nta kibazo ufite. Ugatinyuka kumbwira gutya. Vuga bora abantu batakumva. Bumvise ko uvuze ko umugore wa musaza wawe afite agafungo k'intoryi baguseka. Ibaze musaza yakunze umuntu ufite agafungo k'intoryi. Kumusebya. Wambabari. Okay, reka nce bugufi, okay? Kuko ndabona noneho ntabwo uyu muhungu azi ko yazanye daimoni muri iyi. Yani siku ya kwanza ulikaa huko ndani, ukanitukana, ukanisema we bibi, yani nilikuwa nasikia kisirani. Yani nilikuwa ninakutamani. Wali konjerote. Na utakipata. Yani humu ndani, huku kwa kakako kutakalika. Umeelewa? Kutaka, yani ni mimi na wewe. Ni mimi na wewe. Haya, bibi. Beti ndatutse mzee. Beti ndatutse. Uramusi, urifata umukozi, umunsi. Yani nilikuwa nakuangalia. Nubu ndashaka kukubwira ngo nguhangaho ujye ukora uhangaho. Nguhangahe? Majirani mpo. Nani? Mimi hapa. Bruno. Kuki wavuye ku kazi utambwiye ngo ngusubize amafaranga wasigiye tantine yo guhaha? Nisa hari ikibazo. Ngo? Hari ikibazo. Yambwiye ngo ama 12. Oya nta kibazo. Nta kibazo se none ushinzwe guhaha ngaha mu rugo. Umuntu mubana kuba wasiga nk'amafaranga bakagira icyo bakemura mu gihe udahari hari ikibazo kirimo. Kirahari. Kuba wayasiga si ikibazo, ariko kuba nayagusubiza ukayanga ahubwo ni ikibazo. Nose waje kuba hanga kugira ujye uhaha? Ntabwo ngende guhaha. Nakoze ibikenewe. Tantine arabimbwiye ndumirwa. None se kuba nakoze ibikenewe ni ikosa nakoze? Erega tandukanye. Kuba wayamuhaye si ikosa, ahubwo kuba utari gushaka gusubirana amafaranga watanze ni ryo kosa. None se ngeze nkubwira ngo byose uhahe aya mafaranga. Cyonde cyo arimo n'agakesi ka fanta. Twakinywera ahubwo fanta. Muri make urasengereye. Hoya ntabwo nsengereye. None se ubu gihe nta mpamvu yo kwanga. Ubuse ko mba hano ngiye ko najya mubwira ngo bishyure. Mbara tuvuga Bruno. Nukuri ndakwinginze. Amafaranga uhembwa ntago ari menshi cyane. Nubwo wenda ku rundi ruhande atari na make. Ngiye kuba narakwemereye kuza kubaha ngaha. Nukuri kw'Imana nta kindi kintu nari ngendereye. Ntabwo nashakaga wenda kugira ngo profite, nzakubwire ngo umushahara uhembwa haha, nzakubwire ngo umushahara uhembwa garukira basi. Je ntabwo nigeze mvuga ko urimo ndishyura ngo ibyo nakoze cyangwa iki. Ni mpamvu nanjye nakubwiye ngo ko najya mwishyura ibyo nkonsoma hano. Uyu ngewe ni wowe kiza ahubwo cyaje. Reka nkubwize ukuri. Ndasenga nsenga Imana. No kuri daimoni ngiye gufata igihe ngo usengere. Uzatumuka nk'umwuka kandi uzagenda. Uzatumuka kuko ntabwo mwene mama azi ko abitse ikibe mu nzu. Azi kuri umuntu. Iyo wamwipfishije imbere azi kuri umuntu. Wowe ugiye gusenga wowe. Ngiye gusenga wowe kandi Imana nzi ko yumva amasengesho yanjye. Ndaje nkwereke ndagutumura nk'ivumbi urava mu nzira. Satani nimba afite amahembe abiri nari ihembe rimwe na urindi hembe. Ugiye gusenga wowe usenga wowe. Wowe hembe rya shitani wowe usenga. Ugeze kuri level yo kumbwira ngo ndi Satani. Njyewe ndi Satani. Njye nari nyirizi kuza muri iyi nzu utazi niyo mva niyo nuruka uranshinga ukadisebedua juu yangu. Wewe ushingaho wowe usenga. Wowe ngushingaho labda ese koko tuvugishije kuri urumva nakubera muri amakazi we bigakunda umbwira ko nagushinzeho. Gereranya neza ibyo bintu bifata birebe iyi nzu ko tugiye kuyitwara
uretse ko wenda Betty nditonda kandi impamvu mumenyera ni uko nitonda umunsi kamere yanzutsemo nkiga gushira isoni nko kuri kuzishira wowe witonda wowe washana ukangigisha gutukana sinyanukana mu buzima ariko mara uwi wamperergiwe dore wa muntu ugiye gusenga karaseka se gafite n'umwuka genda ujye kunywa icyayi ure ko wabona umwuka ngwino tukondore ubone kunshingaho hello sajiji bibi manza ibyo bikanzu byawe gerageza mana yanjye Betty ndatutswe utakipata cha mtema kuni yaligiza kanu nazi tupo mimi na wewe baby ninje nawe hano unataa haya msukule mmoja wewe ibi ngibi mba nabikoze nk'umuntu nyine tuba turi kumwe buri amafaranga 12 byose ntabwo ari menshi ndabizi ko atari menshi ariko se urumva niba uyu munsi utanze 12 koko niba agiye gusiga amafaranga yo guhaha ejo ningenda nanone nabyibagiye ugatanga andi 12 iminsi 3 4 5 ntacyo urakoze cyane ubu ndi hano kugufasha ubuse ninde kandi iminsi umaze umfasha amafaranga yose ukunsoma umfasha urumva atari menshi ariko ntabwo mbikora kugira ngo kubaje si menshi ni menshi pe noneho umunsi wayabuze nzifate ndeke kubikora ngiye ngo nuko ngo bitandeba ahubwo mfite kubikora cyane ibi ngibi nakoze reka dukureho wenda ko maze iminsi nibona nagutera tunabyanga nanone kandi sorry ibi ngibi mba nabikoze nk'umuntu turi kumwe anytime ushobora kuba wakenera n'amafaranga nyafite ntibiza gutera ikibazo uzambwire sonde Bruno ibyo ukora cyangwa se uko nkubona niko uteye cyangwa harimo no kwijijisha no kwishushanya haba harimo kwishushanya ntabwo wajya umbona hano kuko ntabwo mbuza abasore b'inshuti banjye nakabaye ndi kumwe n'abahubwo umwanya munini nkajya nza hano nje nko kuryama no kurya mukambona gake uko mbona niko neye hahirwa umugore uzagushaka noneho utangiye kubibona